Hi. Niba waracikanwe n'iri somo ryo gushaka intercept, ndagira ngo iyi video ikuzanira amahirwe. Kurikira iyi video ngiye kukwereka ukuntu bashaka x ndetse na y intercept. Tubane kuva dutangiye kugeza turangije, aho utari buze kumva ugende muri comment wandike ubaze uti hariya byagenze bite. Aho uri bubone hari ikibazo hose uze kuza umbwira uti ahangaha ntabwo ndi gusobanukirwa, genda muri comment wandike, reka ne kwirirwa ntinda. Ubundi iyo bavuze intercept ni iki? What is an intercept? Right? Intercept ni iki? Right? Intercept ni point. Right? Is a point first. Is a point or is where a line meet cyangwa se cut the axis, right? The axis. Urabizi yuko tugira axis zingahe? Ebyiri. There are two x and y axis, right? Niba tugira axis ebyiri rero, axis ya y ndetse na x, nicyo gituma tuvuga ngo dufite x intercept ndetse tukongera tukagira na y intercept. Yego, bivuze iki? Bivuze ngo x intercept is where the line cut or meet x axis. Niyo mpamvu tuhita tuvuga ngo iyi ngiyi tuyise x intercept, hanyuma tukagira na y intercept. Noneho is where the line cut or meet y axis. Ngira ngo noneho urabyumvise kurushaho. Tuyita y intercept kubera ko ari hahandi umurongo uhurira na y axis. Tukayita x intercept kubera ko ari ahantu umurongo uhurira na x axis. Iki tubanze tukivivure. Hanyuma rero dushobora no kubireba ibi bintu twifashishije graph, twifashishije diagram. By using diagram, wenda dufite this is y axis, this is x axis. When you have a line, dufite umurongo uteye nka gutya. Yego, uyu murongo nuwureba hari ahantu uri guhurira neza na x axis. Iki ngiki nicyo twita x intercept. Sibyo? None uyu murongo hari n'indi point ahantu uhurira neza na y intercept. I mean y axis. Iki ngiki nicyo twita ko ari y intercept. Yego? Noneho rero, ese izi point zaba zigira coordinates? Yego, nta point n'imwe itagira coordinates. Muri Cartesian plane, x intercept nureba neza uraza gusanga ahangaha hakabaye ari muri 0 ya y. Ntago ari hakabaye, ahubwo niko bimeze. Ni muri
0 point kuri y, hakaba no muri 0 x. Kubera ko dushobora kuvuga tuti wenda hano hari wenda -1, wenda tukashyira nka -2, tugakomeza -3 gutya, hano tukashyira wenda 1, hano tukashyira 2, tugakomeza n'izindi. Ahangaha rero haba harimo iki? Haba harimo 0 kuri x ndetse no kuri y. Sasa point buri gihe igomba kuba ifite x na y. Muri izi gahunda point igomba kuba ifite x na y. Bivuze iki? Bivuze ngo ni two coordinate system. So dukeneye iki rero? Dukeneye kumenya ngo ese kuri x axis x ingana ite, y ingana gute. X tuzaza kuyibara rero tugendeye ku mubare uri aho ya point iri. Ese point iri ku mubare wa kangahe kuri x? Tubare tuze dusange ni ku mubare runaka wa x. Reka niyo guhita nkoresha imibare kuko imibare izahinduka bitewe n'umurongo, bitewe na intercept ahantu iri. Hano hari umubare wa x runaka, ariko nituza hano kuri y tuzasanga ahangaha already hari iki? Hari 0. Bivuze ngo kuri x axis hazaba hari x intercept ifite coordinate ya x, kuko x izaba ari umubare, ariko y izaba ari iki? Izaba ari 0. Kimwe no kuri y hano izaba ari y, izaba ari umubare, ntago ari 0, ariko numanuka hepfo hano uzasanga iri kuri x ya 0. So point izaba ari 0 ndetse n'iki? Ndetse na y. Urabona yuko kuri x intercept buri gihe y ibingana na 0, ariko kuri y intercept x ibingana na 0. Nitujya gukarikira rero, nitujya gushaka ziriya intercept za equation runaka, bitabaye ngombwa ko dushushanya umurongo, tuzakoresha ubu buryo. Nitujya gushaka dufate ya equation, y yayo tuyinganyishe na 0, hanyuma x yayo wenda nitujya gushaka y intercept x tuyinganyishe na 0. Ibi bizadufasha kubona za intercept. Ndaza gukora indi video ikwereka uburyo washaka intercept ukoresheje ubu buryo bwo gukarikira utiriwe ukoresha graph. Icyo ngusaba ni ugukanda subscribe niba utarakora subscribe, hanyuma iyi video ukayisharinga abandi, hanyuma waba hari ikintu utumvise ukagenda muri comment ukatubwira uti iki kintu ntabwo nagisobanukiwe neza, mwongere mukivugeho. Ntibivuze ko waza muri comment uje kuvuga ibibazo gusa, niba hari n'icyo ushima nabwo kandi waza muri comment ukakitubwira. So see you.